sinzi ko nagiye kubona mbona umuntu aramuhamagaye kuri telefone baraganira, sinzi n'ibyo bavuganye, numva umusore aravuze ngo njyewe Serge. ubwo ako kanya izina rye nahise ndifata mu mutwe. Wumve ko nageze aho nkajya nihamagarira bamwe muri babandi twahoranye bakansohokana ngo nkunde mubabazi, gusa akihangana ntanyereke ko byanamubabaje. Wakoze guhitamo gukurikira inkuru y'urukundo, ikaze mu nkuru y'urukundo ya Emma mu magambo ye. Reka tuyitangire uyu munsi ntago turi bwizimbe mu magambo. Nkuko bisanzwe harimo inama zigiye zitandukanye kandi ziri butwigishe mu buryo butandukanye umuntu ku wundi. Nitwa Emma, igihe nari mfite imyaka 22, urungano rwanjye mbese abana b'abakobwa twari twarareranwe batangiye kujya barongorwa weekend ku yindi, nuko nkabatahira ubukwe. Ngeze imyaka 26 nkiri muri ibyo, rimwe nkabasura nkabasobanuza uko bahuye n'abakunzi babo, kuko ngiye buri gihe nahuraga n'abasore badafite gahunda zo kubaka, ababishakira kuryoshya byaho gusa, ngira ngo urabyumva. Rimwe naranihebaga nkatekereza ko ngira urukundo ruzima rutandeba, ubundi rimwe nkanishinja imico ishobora gutuma n'abadafite gahunda gusa. Ubwo ko nabasobanuzaga bagenda bangira inama, gusa benshi bakagenda bambwira ko bahuriragaho basengeraga, abandi bati umusore uzakurongora buriye muzahurira mu bukwe, kuko abenshi bitabira ubukwe baba bari kurambagiza nabo bazarwubakana. Abandi bati reka gutaha ubukwe bwinshi bitera n'umwako, ahubwo gabanya guhora wambarira abantu kuko uzahora muri ibyo. Ubwo inama nakomeje kujya nzakira, abandi batujya usohoka ujye mu tubyiniro, mu maresitora, saa sita nujya uva ku kazi, lunch yawe ujye uyifatira muri resitora ziyubashye, ahangaha niho uzahurira n'abasore bafite gahunda. Abandi bati ujye uca bugufi, uguterese wese wemere kandi ntukazamura ibiciro kuko ntiwamenya uba ugufiteho gahunda hazava. Bambwiye byinshi, gusa nanjye kuko numvaga nsa naho nishinja kugira uruhare mu kudahura n'abamfiteho gahunda. Ibyo bambwiraga hafi ya byose narabikoze icyo gihe. Narasenze, yewe n'amasengesho mu mibyizi sinyacikwe, nkanatoroka ku kazi nkajya mu masengesho, ariko ntayajyagamo nta wundi mutima mfite uretse kureba ko nahura n'umusore umbengukwa. Buri weekend nkaba mfite ubukwe ndi butahe, ubundi nkaba mfite ubwo ndi bwambaremo. Sinari ngitekereza nkanjye ubwanjye, sinatambukaga nkanjye ubwanjye, sinambaraga nk'uko umutima wanjye wabimbwiraga, ahubwo nabagaho nanjye ndundi ntazi, nitwararika ngo yenda imyitwarire yanjye niyo yatumye ntahura n'uzankunda ubuzima bwanjye bwose nk'uko bagenzi banjye bigenda, kandi rimwe nkanabona binaborohera, nanireba nkabona benshi mbarusha n'uburanga ubu ngubu bugaragara inyuma. Nataye umutwe mera nk'umusazi pe. Ku kazi bageze aho baza kunyirukana kuko nakererwaga buri munsi natinze muri miriwari. Ari n'igihe nanagasiba guko nishakiye kuko nabaga nagiye mu masengesho n'amagahunda nahabwaga n'abasore, nibwiraga ko noneho mbonye iwanjye nkasiba akazi ntahomba umugabo, gusa byaje kurangira mbuze byose kuko mwabona agendaga nsanga nta musore nakuyemo n'akazi nza kukabura. Ubwo buzima bwose nabubayemo nza kugeza imyaka 29. Ndibuka hari kuri anniversaire yanjye, sinatumiye n'umuntu n'umwe, nakuyeho na telefoni, nuko nicara mu rugo ndeba ukuntu nabuze byose, nirirwa niruka ku kintu kimwe, nuko niha igihe cyo kwitekerezaho ngo menye icyo nkeneye koko. Narongeye nsubira uko nahoze, mbuwondi we, nkambara ikijyanye n'umutima wanjye kubishaka, nkajya ahantu nk'uko mbishaka nta kinjyanye ngo ndashaka abasore cyangwa se uzavamo umugabo wanjye, nkajya njya gusenga kuko numva ngiye gusenga. Nariyakiriye nkajya mbwira Imana ko icyo ishaka aricyo kizambaho nzacyakira. Nicuza igihe cyose najyaga gusenga kose nta mutima undimo. Reka nkubwize ukuri, naragiye mba Emma wa nyawe, ndikunda, nkumva umugabo si ikihutirwa kuri njye. Umbajije ati na n'ubu, nkamubaza niba hari gahunda namuhaye yo kurongorwa nkaba ndi kurenza itariki. Abantu nabo bageze aho baranyakira nanjye bimvamo. Gusa hari umunsi ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Hari ku cyumweru nari mvuye gusenga, ubwo nasohokaga mu kiliziya mfite akanyamuneza, numva nasenze kuko nasengaga byeruye kuko nta kindi cyabaga kinjyanye mu kiliziya. Mu gutaha akavura gatangira kugwa, nari nambaye high heels cyangwa se inkweto ndende, ubwo nashatse aho nugama hafi aho, imvura iragabanuka, ariko uwo munsi natambukaga mu nkweto zanjye zari zaguyemo amazi nkumva zigiye gucika. Ndangije nzikuramo nzifata mu ntoki nditambukira. Gusa ngeze imbere ngenda, imodoka imparika impande, mbona harimo abasore babiri, umwe ati waguhari ifite ise ko tugenda mu nzira zimwe. Numva nta kikingora cyo kwigira uwo ntari we, ntimwaba mukoze, ndinjira turagenda. Gusa mu kugera imbere ya modoka ihura n'ikibazo cy'ipine, umwe wari unayitwaye ajya hanze kureba, ubwo nsiganamo n'undi musore atubwira ko twakigumiramo nta kibazo, ubwo yari agiye gushaka umutekinisiye. Ku mutima nkibwira ko nsigaranye na nyirayo, kuko uriya nabonaga ameze nk'umushoferi.
umusore twasigaranye mu modoka ati umukobwa mwiza nkawe akagenda n'amaguru the prince n'ibirenge rwose uratangaje. Ntigitangaje ni ukugenda n'ibirenge cyangwa ni ukugenda n'amaguru. Nisekeshwa nti nari kugendesha amaboko se, none se waba waravutse ufite iyi modoka mbonara? Nawe ati oya, niganiriraga mama nuko mbona abakobwa benshi baba bafite inshuti zaba hari ifite nkuko ubona nanjye inshuti yanjye yangobotse. Ikibazo nuko mbona imupfanye kandi nta n'icyo mbona namufasha. Nakubeshye ku mutima numfisha akajinya kanyishe kuko natekerezaga ko imodoka ari iye. Nuko nitonze ndamusubiza nti uraza uburyo abigenza akabikemura. Gusa nanone nkubwije ukuri uriya musore nta kibazo cye pe, kuko twakomeje gutindana mu modoka yaranganirije ndisanzura numva afite ubwenge mu biganiro bye kandi atiyemera. Ukora imodoka yatinze nawe kuhagera, wa musore twari kumwe atubwira ko twajya kunywa icyayi hafi aho mu gihe dutegereje. Nuko atangira kuduterera urwenya dore ko twanasohotse mu modoka nkabona kuko ni umusore w'igikundiro kandi uzi gusetsa cyane. Twakomeje kwiganirira, ukora imodoka arahagera gusa bwasaga naho butangiye kwira. Mu mutima nanone nkumva ntataha n'amaguru mbasizaho, na cyane ko numvaga naryohewe n'ibiganiro kandi nkumva sinabasiga bampaye lifti ngo nuko bageze mu kibazo. Ukora imodoka nawe yaraje turongera dukomeza urugendo. Nageze aho mviramo bwije bigaragara. Nkivamo umusore nawe avamo ambwira ko abanza kumperekeza akangeza mu rugo neza, abwira wa mugabo waduhaye lifti kwikomereza, amubwira ko ngo nawe ataha hirya yaho ntuye imbere gato bityo bitari bumugore kwigeza mu rugo. Gusa nanjye numva saha nkuye kuko nari namukunze, nari natangiye no kubona uburyo ari umuntu mwiza. Gusa ariko nanone reka nkwibutse ko uretse aho twari duhuriye mu modoka nta hantu na hamwe twari tuziranye pe. Nubwo yavugaga ko atuye aho hafi, n'ubwa mbere isura ye nabonaga nari nyibonye. Ariko nanone ikibabaje dusohotse muri ya modoka ntiyakomeje kwisanzura ngo anganirize. Nkajya nshaka kumushotora ngo mubaze izina bityo mbe nabyuriraho ngo dukomeze kuganira, ariko nkumva mu mutima ngize ubwoba. Ntangira no gutekereza uko nabasha byibuze kubona nimero ye ya telefone ngo bimpe icyizere yenda ko nazongera kumubona. Nashatse nabwo aho nahera nyimwaka ndahabura. Ubu nahisemo kwemera nkashiriramo kugira ngo amfate nk'icyanutse. Sinzi ko nagiye kubona mbona umuntu aramuhamagaye kuri telefone baraganira, sinzi n'ibyo bavuganye, numva umusore aravuze ngo njyewe Serge. Ubwo ako kanya izina rye nahise ndifata mu mutwe, ariko nabwo ngashaka ukuntu nabyuriraho bikanyobera kuko nabonaga ari umusore wiyubashye kandi usa n'ufite igitinyiro kuko yaganirizaga abantu bamwe. Nahise ntangira nti uzi ko witiranwa na musaza wanjye, wahise wowe ukajya ke wacu ndi ikinege. Gusa nanone nubwo namubeshye byagize akamaro kuko niho hahereye ikiganiro cyacu. Ubwo twaramanutse tugenda tuganira tubazanya amakuru kugeza naho twinjiye mu buzima bwacu busanzwe. Mubwira ko nitwa Emma nawe ansubiramo ko yitwa Serge nubwo nari narangije kubitahura. Ubwo twaraganiriye birambuye mbese twibagirwa gutaha pe. Aho dutandukaniye duhana nomero za telefone tukajya tuvugana, ariko mu byo nkora byose nkirinda kumwereka ko nari namukunze nubwo numvaga ndi gushiriramo. Igihe cyaje kugera Serge ansaba ko namubera umukunzi, maze abayorosoye wabyukaga inzira y'urukundo tuba tuyitangiye. Ubwo Serge twarakundanye, imiryango irabire biratangara ku buryo twamaranye amezi 6 nta nshuti yanjye cyangwa se mu muryango wanjye utazi Serge. Gusa muri uwo mwaka reka nkwibutse ko nari nariyakiriye, numvaga ntagishaka kwirirwa niruka inyuma y'abasore ngo ndashaka umugabo uzanshyira mu rugo. Ubwo muri uwo mwaka nari narahise nanapurayinga kujya kwiga hanze masters kuko numvaga ubuzima bwo kubaho ntekereza kubona umugabo gusa bindambiye. Ubwo muri ayo mezi 6 twanakundanyemo naje guhabwa buruse yo kwiga muri Australia. Umutima urandya nkajya numva ari izaba intandaro noneho yo gutandukana kwanjye nawe, cyane ko abo twatandukanaga bose byabaga ari impamvu zabo. Ngeze aho nanone kuko nari naramenyereye ko baza bakagenda, niyemeza kujya kwiyigira nkajya kure y'abambaza ubukwe bwa buri gihe. Muri iyo minsi ntarajya kwiga Serge naramurushaga kuko numvaga n'ubundi nawe azagenda nk'abandi kandi nkanumva ko nindamuka ngiye kwiga bizarangiriraho. Gusa kanyihanganira muri byose, hakaba nubwo abandi bakobwa nabo bangira inama bati nkora ibituma babara ngo kuko aribwo nzamenya ko nkunda by'ukuri. Byose yarabyihanganiraga nkabona mugora, gusa nanone naramukundaga cyane kuko twaratandukanaga nubwo nabaga nihagazeho turi kumwe, nagera mu buriri nkarira, sinjye warotaga twongeye guhura, namuhobera nkumva ntamurekura.
uko kumuzengereza no kumubabaza bya buri munsi nahoraga mbikora, gusa nawe aho yakoraga baje kumuhindurira bamujyana gukorera mu ishami ryo mu mujyi wa Kigali rwagati kuko ubundi yakoreraga i Kabuga ni Rwamagana. Noneho aho bamwimuriye hari ahantu ahura n'abakobwa benshi kandi nabo biyizeye mu bwiza, maze ngiye kumurebayo nkibabona ntangira kubyimba nkomeza kwirakara mwanduranyaho kwa kundi kwanjye, maze nabona atinze kumpamagara cyangwa se kunyandikira inyuro zikaba nyinshi mubwira ko ampamagara maze kubahitura bose, maze mbona asa n'uhabutse kuko atakundaga umuntu umucyurira cyangwa se unamubwira nabi. N'inshuro yampamagaraga ziragenda ziragabanuka, narababaye ndananuka nicuza impamvu namukunze, ntangira kwivumbura nkumva nabivamo byose. Wumve ko nageze aho nkajya nihamagarira bamwe muri babandi twahoranye bakansohokana ngo nkunde mubabazi, gusa akihangana ntanyereke ko byanamubabaje ye. Ubwo igihe cyarageze biba ngombwa ko njya kwiga muri Australia, nsezera Serge ansezera n'agahinda kenshi, wumve ko yariraga n'amarira ashoka ku matama. N'ubwa mbere nari mubonye atamarira hasi. Namaze imyaka 2 hanze, Serge ntiyasibaga kumvugisha, yamvugishaga buri munsi akansaba kumusezeranya ko ntazamusimbuza undi, ko nawe nta wundi yigeze akunda nyuma yanjye, kari njye ategereje. Aho narindi narwanaga n'urukundo nkanarupfukirana muri njye nibwira ko nta wankunda ngo birambe. Gusa nanjye nakomeje kumukunda cyane, ntangira noneho gutekereza ko ari we rukundo rw'ubuzima bwanjye. Gusa noneho mfata umwanzuro wo kutongera kwibabariza umukunzi. Igihe yambwiye ko ari njye ategereje atazigera mpemukira, ko nanjye ntazigera musimbuza undi, byankoze ku mutima kuko n'ubwa mbere nari nitaweho kandi nkereka urukundo bigeze aho ngaho. Noneho nanatekereza uburyo nagerageje kumubabaza no kumuhemukira byose ntabyiteho, nkumva niwe koko rukundo rwanjye. Kuva icyo gihe namusabye imbabazi z'ibyo namukoreye byose nkamubabaza, nibwira ko nawe azagenda nk'abandi bose. Twarababariranye, gusa mu mutima nkajya numva nicuza igihe nataye mukomeretsa. Muri iyo myaka 2 namaze hanze niho naboneye urukundo rwa nyarwo Serge yankunze, kuko ntiyaciwe intege nuko yenda ntahari ngo yishakire abandi. Nyuma y'imyaka 2 ya masters naragiye kwiga, naragarutse arishima cyane, aza kunyakira ku kibuga cy'indege, yateye iva nsaba ko nazamubera umugore. Dukora ubukwe bwiza, imiryango yanjye irishima kuko bari bameze nkaho bampebye, nuko mbana na Serge koko nkuko yabinsezeranije. Nyuma y'imyaka 2 n'igice twari tumaze dukundana, Emma w'imyaka 32 numva noneho ndanyuzwe, numva urukundo ari njye rwaremewe. Urukundo nahuye narwo ku muhanda nkabaho nibwira ko ntacyo ruzageraho, nirwo rwampaye ubuhamya bwo gukundwa no kumva ko urukundo rwawe burya rukwihigira atari wowe uruhiga. Kuri ubu njye na Serge ntacyo nagereranya urugo rwacu, niwe nshuti magara ngira, niwe mujyanama, ikiruta ibindi akanambira papa w'abana banjye 3. Ntiduhararukanwa, ntanakubeshye rwose, nyuma yo gukora ubukwe nibwo urukundo rwacu rwatangiye bundi bushya. Mbese iby'urukundo rwacu ni amateka maremare. Gusa mu buzima bwanjye nta cyandyoheye nko gukundwa n'uwo nkunda. Turakundana, turubahana, kandi iyo akabazo kavutse hagati yacu twembi dufatanya kugakemura, bityo ntikagire icyo kaduhungabanyaho. Rero urubyiruko ruri mu myaka yo kurushinga, nkurikije ibyo nanyuzemo, icyo ukora cyose irinde kugendera mu kigare ngo runaka ubwo arongowe nanjye n'ejo, ku buryo bigutesha umurongo ukabaho udatuje. Ubuzima bw'abantu bwubatse bitandukanye. Irinde amagambo y'abantu, buhuriwe, ntiwiyoberanye ngo nibwo uzakundwa. Wirinde gusa n'uwiruka inyuma y'urukundo, utazayoboka icuza bitagishobotse igihe ugeze mu rushako rubi. Urukundo rwawe rurakwihigira kandi ntumenya naho ruzanyura. Ikindi nakubwira, igakugira urukundo nyakuri, nibwo nawe uzabona urukundo nyakuri. Mwirinde kubabazanya. Iyo umuntu mukunda naby'ukuri ubaho wikanga kumuhemukira. Kandi nanone iyo ubaye uhinduranya inkundo nk'umwambaro, urukundo rugenda rugabanuka ku buryo uwo mubanye nyuma hari igihe usanga utamuha urwuzuye koko. Mu rukundo wirinde guhimana, kandi ntutume hari undi muntu wakurusha kwita ku mukunzi wawe, kuko nibwo buryo bwiza bwo kumwigarurira wese. Ndizera ko washimishijwe n'inkuru ya Emma ndetse ukanyurwa n'inama ze. Iyi ni inkuru y'urukundo. Kora subscribe winjire mu muryango w'abakunzi bakadasohoka b'inkuru y'urukundo, twubakane binyuze mu nkuru mpamo z'urukundo zitandukanye, izizuje inama kandi zitandukanye, cyane ko n'inkuru z'urukundo zitandukana bitewe n'umuntu uwo ari we. Tuzagenda twigira muri byinshi kandi tubikuye ku nkuru mpamo zabayeho. Reka nkubwire nti hirwa mu rukundo. Bye.